hashize iminsi 5 Rayon Sport itaratangaza umukinyi mushya cyangwa ikindi cyari cyo cyose kijyanye n'abakinyi usibye umutoza wongirije mu bagore wongereye amasezerano nabyo babishyize kuri Instagram na social media z'abagore gusa. Hari amakuru ava mu ikipe ya Rayon Sport avuga ko Lomami Marcel wasoje amasezerano muri ekipe yabwiwe ko atagomba gukomezanya nabo kuko adafite licence imwemerera kuwungiriza muri Confederation Cup bityo yashaka handajya. Ariko Sasha utayifite yemerewe gukomezanya ni ekipe bagashaka ufite ufite iyi licence A. Uwari umutoza w'abazamu Ndayishimiye Eric Eke Bakame waracyafite amasezerano yabwiwe ko agomba kumanuka muri under 20 bagashaka kuza gukomeza izo nshingano muri ekipe A. Ibyo ni bimwe mu byo nifuza kuza kugarukaho uhere no ku kibazo cya kwizigira. Kibazo cyanjye kiravuga ngo umuterankunga witwa Skol azasinyana na Rayon Sport ryari. Amasezerano bazagirana zabakuyemo iki ko nabyo byamaze kujya hanze. Reka duhere kuri icyo cy'abatoza yehera ku cy'abatoza tukigire clear. Rayon Sport wasire yararemye ngo 11 n'abazungu. Rayon Sport iraza kuba ifite umutoza w'umuzungu. Kumva wikanze mukuru se Rayon Sport oya Rayon Sport iraza kuba ifite umutoza w'abazamu w'umuzungu. Aha uri mu mwanya wa Bakame w'umuzungu. Rayon Sport irazana umutoza w'umuzungu w'abazamu cyangwa umutoza w'abazamu w'umuzungu kubera ko CAF ibategeka byibura kugira abatoza bafite amalisanse yemewe buriya n'abatoza w'abazamu bagira lisanse bajya goalkeeping bajya babyiga somo mwiga mu malisanse bakavuga yuko rero ubu ngo babasabaga kugira muri lisanse 3 ariyo mpamvu Romami warushuje amasezerano yagiye bakavuga yuko Sasha ari kwishaka ariko ishobora kuzaba itaraboneka lisanse A. Rayon Sport rero ni gute ishaka kuzatanga liste muri CAF bashaka kuzafata team manager wabo none directeur technique wabo directeur technique uri amugabo wo mu Faransa no ngo lisanse ye ire equivalent na lisanse A ya CAF. Hanyuma agafata niyo lisanse y'umutoza mushya w'abazamu w'umuzungu nawe niba akora equivalence lisanse imwemerera lisanse CAF isaba na hari ingingo of course 3 zaba zirimo mu batoza bakavuga yuko rero ngo Bakame Perezida wa Rayon ngo asaba ko agomba gukomeza gufatanya n'uwo mutoza wundi uhari kugira ngo asho kongera ubumenyi ari nako yego ari kugenda yiga ariko byo kujya muri under 20 ngo bishobora kuba atari byo ngo bishobora kuba atari byo Bakame ngo hakaba hari scenario rwose ishoboka twabona muri Rayon kugira abatoza babiri babazamu kugira ngo Bakame yigire yaravugaga ati hari nyewe na directeur baravuga ikintu kimwe yego Rayon Sport izafite abazamu 4 nta gitangaza kugira abatoza babiri babo wenda kazajya afasha mu bato birashoboka ariko n'ubundi muri equipe nkuru Bakame akaba atavamo. Igituma babikora cyane rero nk'umurejande wabo nuko barabizi yuko Rayon Sport bijyanye n'imibereho yayo biragoye cyane yuko umuntu atari kuri aka prime ka match batsinze asunika ubuzima ngo bigende neza. So buriya kimwe mu bintu bitunga bareyo n'aya mafaranga 100 se 50 se 200 iyo batsinze match muri weekend babahereza. Nubwo bafite gahunda yo kuzastabiliza icyanye n'imishahara ku buryo batazongerera kugira ibyo bibazo kubera ko beka izajya bahembera hanyuma babona amafaranga bakisubiza. Rayon Sport ni muri yo gahunda avuga bati Bakame n'umuntu wacu ntago twamujyana mu bana reka be ari no mu bakuru. So Rayon Sport ikaba iri gutegura surprise umukinnyi banza kumbwira bose uko bakabaye bose ngo utarigeze utekerezwa utarigeze uzwa na Rayon utarigeze uvugwa kuri iri soko ngo agomba gusinyira Rayon Sport mu mpera z'iki cyumweru barumvikana ku buryo icyumweru gitaha bashobora kumutangaza. Umunyarwanda w'umunyamahanga ari mu Rwanda umukinnyi utarigeze uzwa na Rayon uri mu Rwanda sinzi nawe umunyarwanda cyangwa umunyamahanga
agomba gutangazwa utarigeze ubwo se bamusanga twavuze se bayiri 3 kuko bayiri 3 bagomba gusinyana ba Zuberi utarigeze ngo agera ahantu ahurizwa na Rayon ko hari amakuru avuga se hano kuri YouTube bambwira ngo ngende mvanga n'ibibazo hari umuvandimwe wahise avuga ati Claude muri Rayon niyo mugabo ibyo ntabyo mvuze sinabizi uwo mukinnyi avuze ko baba bakunzi ba Radio Rwanda zandani bazi kugira ngo ubone ko bikomeye ibya Claude ntago nabyizera cyane simbizi kugira ngo ubone ko bikomeye muri Rayon Sport ubundi tuva mu makuru mbere kwakira ibibazo by'abakunzi bacu Rayon yo icyabaye nuko bagize ibibazo byo kubona amafaranga bategereje amafaranga tranche bek izabaha ku ya mbere kwa karindwi ndetse n'amafaranga ya Jairuti niyo mafaranga Rayon Sport izahita ikoresha isinyisha aba bakinnyi b'amazina manini cyangwa abakinnyi navuga ngo bakomeye n'abandi kuko nka Mukura yarababwiye ngo nta deni rihari pay imbumbe kuri Zuberi ndetse nande na L3 hanyuma tubabaye niba mwaramaze kumvikana ni byiza niba babyemera nta kibazo ariko twebwe ntitubakopa uti bimeze bite rero Olivier Kwizera baraganiriye muri iki cyumweru gishize kituvuyemo ese utaragera urenga kwa Olivier uriya mukinyi basi nta na poste ye uzi uri utarigeze uvugwa ku isoko uzasinya ariko ndi kubishaka ntago imari nejo no munsi nta kibazo ndi kubishaka urumva nagiye mvugana n'abantu kuri telefone umwanya muto bafite ukuntu abantu banjye mbakaresa mu gihe gikwiye nkagira ibyo mbakuramo nani mugoroba turaba turi gusangira za Nyamirambo barayemena byanze bikunze umureye se mwamarana amasaha 2 atakubwiye barihizirwa ikibazo ni uko nyine umwanya wari mutoya turi gutegura akazi twiruka ariko hari ibya Olivier bifatika bihari Olivier yasabye miliyoni 35 z'amanyarwanda agasinya sezimwe akaba yarasabye umushahara wa miliyoni 5 z'amanyarwanda asinye umwaka umwe Olivier yarabwiye ati ndi umuzamu wa mbere wa equipe nationale ndi umuzamu wafashe ku rwego mpuzamahanga ndi umuzamu mwiza ibyo namwe murabizi si ikinyoma baravuga bati rwose turabyemera niba mwarahaye Abedi miliyoni 25 kuki mutama 35 umunani miliyoni 5 amafaranga mugiye kuyabona mufite abafatanya bikorwa benshi kuri season imwe sezimwe Rayon Sport rero ikabivuga ko amafaranga ari menshi ikeneye ko agabanya ibiganiro birakomeje ariko Rayon ikabivuga iti bijyanye n'uburyo ari guhenda dushatse twaba dushaka undi muzamu w'umunyamahanga niyo yazamusimbura Olivier ariko twitonde tutaza kwisanga umukinnyi byatugoye akaba yanasinya handi wenda hanze y'u Rwanda kwenda APR yaguze umuzamu tukaba twatakaza Olivier tutaranateguye n'undi ku buryo Rayon Sport ikomeje kugabanyisha ku bakinnyi benshi ngerebe ko bagabanya amafaranga si Olivier gusa wasabye miliyoni 35 n'umushahara wa miliyoni 5 batari bumvikana bagisaba kugabanya ariko rero bambwiraga yuko ngo niyemera miliyoni 3 biteguye kuzimuhemba Sareri ariko akagabanya rukitoma cyane urumva miliyoni 35 ntago babyemera rwose hari gahunda ikomeye ya Richard hari ingingo agomba kubonana nawe i Burundi Richard yasabye Rayon Sport miliyoni 50 z'amanyarwanda agasinya imyaka 2 Richard avuga yuko nta yindi recruitment yigeze afata bityo ko kuba bamubwira ngo nasinyira amafaranga make nawe atabikozwa kubera ko niyo mafaranga agiye guheraho afunda ubuzima abati rero mu mafaranga afatika niba mubona ari service nzima nabahaye Reyo hari ingingo mu gihe agiye i Burundi azamusanga kuko yagiye muri vacances na match agishuti bazakinayo namayinira umusanga bose baragiye n'abandi bakinnyi benshi b'abarundi bibereye mu rugo yarushanwa ndize yagitegura muri police hari ingingo agiye kumusaba ko yagabanya bagere wenda aho bumvikana Reyo yo iri kumusaba ikintu kimwe iri kumwe ati erega Richard turabizi ko urimo kugura igihe cyangwa se icyo bita buying time urimo urasunika iminsi ureba ko izindi offre zo hanze y'u Rwanda ufite zacamo ukabona gusinya aho hanze
twe tukaba twariteguye kuzadukinira tuzi ko ibiganiro wenda bizageraho bigahura, kumbe wowe uri kugura igihe kugira ngo ubone uko usinya ahandi. Barashaka ko bamusaba ngo emera ugabanye, nugabanya amafaranga twebwe udusinyire, nihaza offre irenze ibyo twe twaguhaye yo hanze, uzadusubiza ya mafaranga twaguhaye, hanyuma wigendere nta mananiza. Umva rero igitangaje, akavuga ati aho twakaganiriye nubwo musaba kugabanya, ariko se amake yo muvuga mufite ari he nangahe? kumeza Rayon Sport ubu nta mafaranga ifite, niho mpamvu nakubwira ngo kuri konti ya Rayon nakubwira nta mafaranga bafite ubu. Rayon iri kumubwira ati iya mbere uko akarindwi beka irabikanza akanyenyeri, wasinye warese twumvikana ugasinya. Haraba atari ko harabura iminsi mike, si ibyumweru bibiri, ubwo nafatiye igihe bari batangiye negotiation, si ibyumweru bibiri se none se simpari, sindi Burundi yarubwo nzaba ndi kure, sinzaba ndi kumwe n'umutoza wacu se, niyagezeho nzaba narumvikanye na hari ingingo, ubwo ni iki cyumweru bagiye kumvikana, nituba twarageze ku kumvikana ku mafaranga, icyo gihe niba yabashyiriraho muzayampa, nimba nabonye indi kipe sava nzabasubiza amafaranga yanyu, niba nabonye indi kipe ubwo nzaza mbakinire. Ariko urumva ni imyaka ibiri. Rayon Sport rero kuko iri kubona nta rero bagihari nk'abantu bategerejeho ku ya mbere bagira batya bakegeranya, sinzi bakegerana bakicara bakabona bakoze nka miliyoni mirongo ingahe bazihaye perezida, sinzi ubwo wenda niba murenze bose sha bategereje ingengo y'imari cyashya azabicaza akabaganiriza bari abantu baba cyangwa barareba bwifashe neza Richard, bagasanga n'ubundi ku isoko hari undi mukinnyi uri kuri calibre ku buryo nubwo yagenda nta kibazo. Baramushaka cyane, Richard baramushaka pe. Abareba bagashaka umukinnyi banashyiragaho n'akanyenyeri kugira ngo atabacika. Urumva uko mbitekereza, Rayon Sport kugeza ubu barabizi ko abafana batishimye kuko abakinnyi basinyishije bariya navuga ngo boroheje abanyarwanda. Ntabwo Rayon Sport itekereza yuko ari abantu waheraho ntarajyamo shamura. Ntekereza yuko nabo nk'ubuyobozi bari ku buying time. Ahari wenda ku ya mbere wo kwa karindwi nibabona amafaranga nk'uwo muwinga w'umunyamahanga bakamusinyisha, Richard kongera icyo gihe nka Olivier Muzamu mwiza cyangwa Richard bashobora kuzashyiraho ka kanyenyeri ko kugira ngo abareyo bamwigurire, bamukinnye bajya bigurira, ariko byibura bafite uwo baheraho. Ni nko kuvuga ngo dore twashyizemo ibuye ry'ifatizo ry'umukinnyi w'umunyamahanga ukomeye, ngaho namwe nimusinyisha wa undi mumenyereye. Urumva kuhabwa ngo twaguze umuwinga ukomeye uvuye aha wenda wabaye top scorer muri iki gihugu, noneho niba twamuguze nka equipe namwe nimusinyishe Olivier cyangwa se nimusinyishe Richard, bira making a sense. Ariko niho bababwira ngo twasinyishije ngo Muhoza cyangwa twasinyishije ngo Cristiano Musimbura muri Mukura cyangwa twasinyishije aba bana batoya yaguze ngo ndi mugure Olivier. Mwe mugomba gukora igikomeye nk'ubuyobozi, natwe tugakora ikindi kigikurikira. Ni nikore yibaho. Nekereza ko ari aho ngaho bakiri, ariko bijyana no gutegereza amafaranga ya Beka nkuko twabivuze ndetse na ya Jairuti. Ikindi rero wamenya kuri Rayon Sport, ubu muri Rayon ikintu kibaraje ishinga kurusha ibindi ni ukumvikana n'ikipe izakina Rayon Day, kuko naho babara ko batazajya munsi ya miliyoni 200 nibo babona ikipe nziza. Bambwiye yuko ikipe niyo mu karere bari kuganira n'amakipe atandukanye, Tanzania, Uganda, kugira ngo barebe ikipe mu karere. Hari n'abavugaga yuko bashobora gupropose Gor Mahia, ikipe izaza muri Sekafa ikaza icyumweru mbere yuko Sekafa iba. None bakavuga bati mbere yuko dutangira Sekafa kuri 25 tugakinira niyo kipe muri Stade Amahoro. Bagatekereza ko rero iki gihe nanone cyo gusunika Sekafa kibafashije kubera ko bagiye kuba basinyishije abakinnyi bakomeye na negociation za Olivier, za Richard, za Bamusanga, zo mukinnyi uri mu Rwanda ukomeye, umunyamahanga ugomba kuza ba Eritatu na Bazuberi. Icyo gihe bagiye kubi processinga byose babirangize ku buryo Rayon Sport Day zajya kuba bafite abakinnyi babo beza bose, ku buryo bazaba abafana bari excited kubareba, none igahita bakashingamo amafaranga yo kwinjira nyine ku kibuga, none gakashinga n'amafaranga mafatanya bikorwa batandukanye baziyasosiya niyo no munsi, none byiburi gatangira ifite n'amafaranga yo guhembaho byibura nk'amezi 2, ko twarayebuga ko Rayon Sport iri projecta ko bashaka kuzafite payroll ya miliyoni 70. Ayo n'amafaranga byibura utinjiye ufite miliyoni 5
kuri konte byibura zo guhemba amezi 2 ya mbere biba bigiye kukugora. uri kuri ayo maprojesi waretse ngahita nkubarizamo ibibazo hano bibiri bijyanirana n'ibitekerezo wari ufite. Amakuru mawe n'umuntu muhuzabikorwa w'abafana ba Rayon Sport Bwana Matich aravuga ngo twebwe turimo turategura gahunda ubururu bwacu agaciro kacu 2026-2027 turatangira vuba, turimo turabitegura neza kandi bizaba ari ibintu bikeye cyane. Kakanyenyeri twari dushimyeho. Yego hano kuri YouTube hari abantu babajije, harimo witwa Kayiranga Charles ati abayobozi ba Rayon Sport mubambariza impamvu iri gusinyisha abakinnyi imyaka mike kandi bavuga ko ari projet y'igihe kirekire. Impamvu nyizanye nuko nziko kuri projet hari amakuru ufiteho n'amafaranga nicyo kibazo ifite. Waretse nkakijyanirana n'iki ndagira ngo ntongera kuguca mu ijambo minota isigaye. Arongera ati natubwira amasezerano ya Beka na Rayon Sport azaba hagaza kaye gaciro k'amafaranga azabangana ate igihe kingana iki, abakinnyi basanzwe bakinira Rayon Sport bazongererwa amasezerano ni bande, bizakorwa ryari? Uwo ni Harerimana. Reka duhere ku cy'amasezerano. Icy'amasezerano ya Beka ntago bari ba disclosinga bimwe muri byo, bakomeje kubigira confidential, ariko nk'aya Skol yo bari kuvuga ko ari hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 100, ariko ikabaha n'ikibuga cy'imyitozo. So iyo mvuze ngo hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 100 uravuga ngo ko zitegeranye, wenda bavuga hagati ya 90 n'ijana. Hagati ya 70 n'ijana ni ukuvuga ngo Rayon Sport yo irasaba 100, ariko Skol ikavuga ati ariko namwe mwibuke ko tutazajya imbere, mwibuke yuko tuzajya mu mugongo inyuma nyine munsi ya nimero y'umukinnyi. Nase ubwo turaba miliyoni 100 twabaga 280 turi imbere tuzibahere izo mu mugongo, yikavuga 70 mu gihe bo basaba 100. Bivuga ngo rero impamvu muze hagati ya 70 n'ijana biravuga ngo hari igihe wenda Skol ishobora kuzamuka gato, Rayon Sport ikamanuka gato, cyangwa se Skol ishobora kwemera ikazamuka ikagenda ikabanira kuri izo miliyoni 100 rero yavuze. Wenda rero ishobora kwikonvenka, cyangwa se rero nabo bashobora kwikonvenka bakayimanura ikemera gufata 70. Skol ariko harimo iki cyumweru hari indi package iri muri contrat ya Skol ivuga ko Skol izemererwa kuzajya icuruza ibinyobwa byayo muri match Rayon Sport yakira. Skol Lager ni product ya Skol Lager, iri yanzoga Skol Lager niyo bumvikanye kuyicuruza. So kimwe rero ariko nta nicyo binatwaye kuko n'ubundi Beka nta nzoga icuruza, so nta conflict yaza mu gihe ruti nta nzoga icuruza, nta kuvuga ngo nabantu bakora ibintu bimwe ku buryo wenda batekereza ko hari imbogamizi zirimo. Icyo rero muri reyo bashaka gukora nabwo barashaka yuko basinya na Skol iki cyumweru bikarangira, kubera yuko icyumweru gitaha mu ntangiriro z'ukwa 7 rero atangira imyitozo. So urumva kugira ngo umuntu aguhe ikibuga cye nuko mugomba kuba mwasinye amasezerano. Ikindi reyo iri kuri icyo gitutu cyo kubona amafaranga kugira ngo isinyishe abakinnyi, so irashaka ko barangizanya ku buryo rwose iki cyumweru dushaka kugisohokamo kwa mbere y'igitaha tuza tubabwira inkuru y'uko Rayon Sport na Skol bamaze kongera amasezerano, tunabwira itariki nyirizina bari butangire. Atangajwe na Karikeza nuko ngo aya masezerano azasinywa kwa 3 saa 10. Urabyumva ko rwamaniza kwa 3 saa 10. Ibyo twavugaga yuko Rayon Sport iri gupushinga iyo deal ya Skol ko igomba kurangira muri iki cyumweru. Why? Kubera ko ikibuga icyumweru gitaha Rayon Sport iragishaka kugira ngo itangire imyitozo. Erega icyumweru gitatu twinjiye mu kwezi kwa 7. Yego kuko ututse cyima 22. Kandi nimba utegura Rayon Sport Day ukwiye nyine gutangira ibyibura imyitozo ibyumweru nka 2 imbere. Ubwo urumva rero igihe cyo gutenera ikibuga cyageze n'igihe cyo gushaka amafaranga yo gusinyisha cyageze. Ikindi harundi muntu Keve w'Inyanza ngo kubera iki iyi banki ari izaba nkuru kurusha Jeruti basinye mu minsi yashize. Nta mafaranga nta kindi. Nuko ngo amafaranga Jeruti murabizi yuko yo ifitemo na deal yo gucuruza ibijyanye n'imyambaro. Hanyuma ngo kwishyura fines bafite muri FIFA. Inde Rayon Sport igomba kubanza kwishyura umuntu bita Suleiman Dafe miliyoni 25. Ni make. Amafaranga Rayon Sport ikona ni meza, tranche ya Jeruti niza, tranche ya Beka niza, tranche ya ngo ya Beka hakaza Jeruti hakaza Skol bashaka gukemura ibyo bibazo. Ndatekereza yuko n'indi gahunda amenyereye kanyenyeri zabaho yo kubabwira bakaba bafasha gukanda kanyenyeri. Iyo noze yavuga ubururu bwacu izabaho rwose umukinnyi runaka rezamu. Ubwo na Rayon Day amafaranga izabacururiza, icyo ni ikibazo toto kitananirana na bariya letaroni n'abafana bangaba bakanda kanyenyeri. N'aba bagabo bakuru muri reyo bazagira igihe biyegeranye bagira ikintu bakora, wenda bagira amafaranga bateranye bahereza
perezida. nanjye so wakubaza Dukomeze. ariya mezi 3 RGB yongeye guha Murenzi Abdallah buri yasobanuye iki? Asobanuye